Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Gira ibihe byiza nshuti mukunzi wa radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, we turi kumwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ikibwirizwa tugiye gukurikira muri aka kanya kiravuga kiti: narishimye ubwo bambwiraga ngo nze mu nzu y'Uwiteka. Uyu kandi ni umurongo uboneka muri Bibiliya, muri Zaburi igice cy'122 ku murongo wa mbere. Ahangaha turi kumwe na Schadrack musaza Habanabakize, aratubwira ku by'inzu y'Uwiteka yari yarubatswe kugira ngo iheshe izina ry'Imana icyubahiro mu gihugu cya Isiraheli. Ariko kandi aragenda agaruka ku kuba mu nzu y'Uwiteka muri ibi bihe bya none. Niho tubonera amahoro, niho tubonera umutuzo, niho tubonera agakiza, tuganira ku by'ijambo ry'Imana. Mu nzu y'Uwiteka naho kubahwa, mu nzu y'Uwiteka naho agaciro gakomeye. Ni ikibwirizwa yatanze ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2016, hari ku isabato, ku itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Kacyiru. Ngiye bagufatiye iki kibwirizwa kandi nkaba ngiye kukikugezaho, ndi Celestin Habimana. Uwiteka abaho umugisha. Amagambo tugiye kuganira nubwo atagaragara neza, ariko aravuga ngo narishimye ubwo bambwiraga bati tujye mu nzu y'Uwiteka. Aya ni amagambo y'ihumure. Nkunda amagambo yo mu byanditswe byera kuko aranyubaka, kuko aramfasha, kuko asubiza intege mu bugingo, ariko cyane cyane amagambo aboneka muri Zaburi. Zaburi igizwe n'indirimbo, ndetse na Yakobo yaravuze ati muri mwe hari ubabaye naririmbe. Iyo uririmbye abadayimoni barahunga. Indirimbo rero ni igitangaza. Iyi ndirimbo ni indirimbo ya Dawidi y'amazamuka. Iyo Abisirayeli bazamukaga bagiye Yerusalemu, bagiye mu rurembo rwera, bagiye ku rusengero, barabwiranaga bati turirimbe ya ndirimbo ya Dawidi y'amazamuka, maze bakayiririmba batarama, babwirana bati narishimye ubwo bambwiraga bati tuje mu nzu y'Uwiteka. Bavandimwe, nje namwe dufite amateka atandukanye yatuma dukunda iyi ndirimbo. Ndibuka mu bihe bya kera, ariko ntabwo ari kera cyane, nkiri mu mwaka w'amashuri abanza mu wa 6, natsinze ikizamini cya primaire. Maze ngitsinze, igihe abandi bishimaga batsinze, njyewe narababaye. Byari bitanyoroheye kubona igodora nzajyana ku ishuri, kubona igikapu nzajyana ku ishuri. Kandi mu by'ukuri naperereje icyatumye mama anyita Habanabakize. Mbona yuko abandi biswa amazina meza, ariko igihe yatandukanaga na data niho yavuze ati burya abantu ni ba Habanabakize. Ubu buzima bubi twabukuriyemo, ariko byarushijeho kumbera bibi cyane igihe natsindaga ikizamini cya primaire. Maze ngiye ku ishuri, hari akagodora nari nabonye, fata igitenge cya mama kuja ndakiyoronsa, maze murenterina nkabona abanyeshuri bari kuja barandunguruka. Bavandimwe, muri iyi si duhura n'ibintu bibabaje cyane, aho dukeneye ihumure. Hari ibihe byageze najya ku ishuri kuba mu kigo byananiye, kuko nta bikoresho nabaga mfite, nkajya njya ku ishuri ngenda ntaha mu rugo. Rwari urugendo rw'isaha hafi n'igice. Rimwe na rimwe nkagenda nambaye inkweto za mama, nawe ku isabato akazijyana mu rusengero. Maze nagera mu ishuri, nahinguka abakobwa bakandeba ku birenge, maze ngashira ibirenge munsi y'ipipitire y'unyicaye imbere.
najya kwicara nkicara mu mwanya w'inyuma, ariko hakaba igihe kigeze mwarimu ati ni uguhanagura ikibaho. Ugezweho ninde? Ni Schadrack. Maze nkumva ndageragejwe rwose, ubu buzima bwambereye bubi. Hari ibihe bimwe na bimwe twazaga kurya kuri refectoire, burya bize kontabilite, bize ibintu bibi. Maze umukontabure agahagarara imbere y'umuryango, agahamagara abagomba kurya n'abishyuye, ati Karangwa injira, Rudoviko injira, Semana injira. Maze noneho aho duhagaze haja ndaje inyuma y'abandi, nkabona nabo barabahamagaye, nkongera nkaje inyuma y'abandi. Maze ibihe byaba bitamereye neza, maze nkigendera. Ariko iyo nabaga nagiye, nabonaga nk'urugo mu baturage batuye aho hafi y'ikigo, tukaje kubasura. Bari baratumenyereye batwita abatwerezi, ngo tuje gutwerera. Natwe tukabasuhuza tuti burya tubabona munyuze ku ishuri, naho iwanyu ni hano. Bati ariko babokereza ibigori. Tuti none ko ari umuco wa Kinyarwanda wo gusangira se, si byiza? Maze uwo munsi rero twari twarabyise nka Eliya, ngo iryo bondo turarigendera iminsi 40 n'amajoro 40. Umuntu wese afite ibyamubabaje, ibyamuhangayikishije, ariko ihumure rirahari. Dawidi yaravuze ati narishimye ubwo bambwiraga bati tujye mu nzu y'Uwiteka. Niho hantu hari amahoro adashira, niho hantu hatandukanye n'ahandi umuntu yakwibwira. Nshuti kandi muvandimwe, hano mu nzu y'Imana iyo tuhageze, ya mitwaro yose byabituremereye byose birahigama bikaja ku ruhande, tukabonera amahoro mu nzu y'Uwiteka. Reka dusenge. Data mwiza ukiranuka, turagushimira ko watugiriye neza ukatugeza mu nzu yawe. Izina ryawe rihimbazwe. Nuko ukomeze kuduheramwa amahoro, kandi ubwo tuhagutegerereje uzabanguke vuba utujyane muri cya gihugu kitagira imiborogo, mu izina rya Yesu. Iyi zaburi yahimbwe na Dawidi ubwo yavugaga ati narishimye ubwo bambwiraga bati tuje mu nzu y'Uwiteka. Dawidi yari afite amateka atandukanye. Bwa mbere Dawidi yavukiye i Betelehemu, nicyo gituma Betelehemu yitwa umurwa wa Dawidi. Hari mu 1085 n'imbere ya Kristo. Ikindi nanone Dawidi igihe yahungaga Sawuli yari afite impamvu zimukomereye. Impamvu ya mbere nuko Sawuli yashakaga kumwica. Muribuka yuko igihe Sawuli yamenye ko Dawidi yimikishijwe amavuta, hari ibyabaye, yatangiye kumuhiga, maze aramuhamagara ati ngwino ujye urancurangira. Maze Dawidi yarazi kuririmba, iyi myuka mibi yazaga Dawidi yaririmbaga n'imirya y'inanga, abadayimoni bakagenda. Maze igihe ahagararaga imbere ya Sawuli ari kumucurangira indirimbo, za ndirimbo ziryoshye, yari afite umurimo ukomeye wo kureba akaboko ka Sawuli, nanone wo gukurikirana amajwi n'ibice by'indirimbo, ikindi nanone no kureba mu mirya y'inanga. Maze umuntu w'Imana Dawidi yaba ari kuririmba ati Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, ari gucuranga n'inanga, ari gukora n'amajeste ngo indirimbo iryohe. Maze Sawuli akamucunga, agaterura icumu, maze akarimutera. Maze umuntu w'Imana Dawidi akunama kuko nako kaboko yakarebaga. Maze bibaye akarande, arahaguruka arahunga. Yahuye n'ibibi byinshi bitandukanye tutavuga muri uyu mwanya. Maze Dawidi igihe Sawuli yari amaze gupfa, yayoboye i Heburoni imyaka 7 n'igice ari umwami w'Abayuda. Ariko aciye indi minsi aba umwami wa Isirayeli yose, kandi yabayeho imyaka isaga 70. Niko mwiriya Bibiliya babisobanuye. Dawidi rero mu by'ukuri nk'uko mubibona ntabwo yigeze yubaka inzu y'Uwiteka, nta nubwo yayibonesheje amaso, ahubwo yabonye icyitegererezo cyayo
cy'uburyo izaba imeze, ariko ashatse kuyubaka Imana iramuhagarika ngo reka izubakwe na Salomo kuko ari we ushushanya umwami w'amahoro. Dawidi we yashushanyaga umwami w'intambara, kandi Abisirayeli babonaga kunesha biturutse kuri Dawidi. Nuko Salomo niwe wubatse iriya nzu y'Uwiteka nk'uko Sitefano yabivugiye imbere y'abamuregaga. Iyi nzu y'Uwiteka rero, igihe umuntu w'Imana Dawidi yitegerezaga ibizakurikira mu ishyanga rya Isirayeli amaze gupfa, yagiye abona Salomo ari kubaka inzu y'Uwiteka. Abona inzu ibaye ihuriro ry'amahanga yose. Abona umuntu wese aho ari usenga yerekeye Yerusalemu abona agakiza k'Imana. Maze agiye abona inkuru mbi ibabaje, abona ya nzu barayisenye. Maze arakomeza mu iyerekwa rye, maze aza kuzabona umugabo witwaga Kuro ashizeho itegeko ryo kubakisha iriya nzu. Maze abona itangazo ryamamara mu bihugu byose ngo ngaho tuzamuke tuje mu nzu y'Uwiteka. Maze uhereye ubwo niho yatangiye kuririmba indirimbo abantu benshi batazi aho yakomotse, avuga ati narishimye ubwo bambwiraga bati tuje mu nzu y'Uwiteka. Niyo nzu yahishurirwaga mu mayerekwa, kandi yongeraga kubona Kristo ari umwami ahagaze mu rusengero rwe rwera. Abona isi yose iturije imbere ye, maze aravuga ati narishimye ubwo bambwiraga bati tuje mu nzu y'Uwiteka. Mu nzu y'Uwiteka harimo ibintu byinshi, haboneka amahoro atangaje. Nta kabuza ko umuntu w'Imana Dawidi yayishimiye cyane. Amagambo tubona muri Zaburi zitandukanye, Dawidi yagiye avuga iby'inzu y'Uwiteka kuko yayiboneshaga amaso y'umutima. Amagambo ya mbere aboneka muri Zaburi 15 aho yavuze ati Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ati n'ufite amaboko atanduye akagira n'umutima uboneye. Yarakomeje muri Zaburi ya 24 ati ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka, ninde uzahagarara herahe. Arakomeza ati n'utarigeze yerekeza inzira ze mu bibi. Ndetse bene Kora nabo iyi nzu y'Uwiteka bayihaga agaciro. Nibo bari Abalewi bashinzwe guhagarara ku marembo y'inzu y'Uwiteka. Maze igihe bahimbaga muri Zaburi ya 84 uhereye ku murongo wa 4 n'uwa 5, aho bahagararaga mu nzu y'Uwiteka maze bakareba ibitangaza byose biri muri iyo nzu, barebeshaga amaso y'umwuka. Maze dore uko bahimbye muri Zaburi ya 84, baravuga bati igishwi cyiboneye inzu, intasha yiboneye icyari, aho ishyira ibyana byayo ni ku bicaniro byawe Uwiteka mwami wanjye mana yanjye. Barahageraga bakabona ibishwi byaritsemo, bakabona ibyana byabyo biraharitse, maze bakifuza bati natwe uwaduha kuba nko mwabiriya byari tukaguma mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Nicyo cyatumye bavuga bati aho kuba mu mahema y'abanyabyaha imyaka 1000 namara umunsi umwe gusa mu nzu y'Uwiteka. Inzu y'Uwiteka mu bihe bitandukanye yagiye ishushanya ya midugudu y'ubuhungiro, ya midugudu umuntu wese yahungiragamo maze yahagera akabaho. Murabyibuka ko mu gitabo cyo kubara igice cya 35 bakiri mu butayu, Uhoraho yahishuriye Mose aramubwira ati nimugera mwakira gihugu nzabaha ngo muzitoranirize imidugudu y'ubuhungiro kugira ngo gatozi wishe umuntu atabigambiriye ayihungiremo. Iyo midugudu ibabera ubuhungiro bwo guhunga umuhozi kugira ngo gatozi adapfa adahagaze imbere y'iteraniro gucibwa urubanza. Iyi midugudu bahageze barayitoranije, batoranya imidugudu 6. Iyi midugudu niyo yashushanyaga inzu y'Uwiteka mwakiriya gihe.
itatu yari hakuno ya Yorodani, indi itatu yari hakurya ya Yorodani. Kandi iyi midugudu umwe witwaga Kedeshi, bisobanura kwera. Kandi Uhoraho niwe kwera kwacu, niwe gukiranuka kwacu. Undi mudugudu nanone witwaga Shekemu, bisobanura urutugu. Yesu Kristo niwe wabyivugiye avuga ati ni nge mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze, nizavunitse azishira ku rutugu. Nuko uwahungaga akagera mw'uyu mudugudu wa Shekemu yabaga nk'ugeze ku bitugu bya Kristo, yabagaho neza, nta kandi kaga yongeraga kugira. Undi mudugudu witwaga Heburoni. Uyu mudugudu Heburoni usobanura kuramya. Kandi mu nzu y'Uwiteka niho amahanga yose yazamukaga agiye kuramya Uwiteka. Undi mudugudu witwaga Gorani, bisobanura umunezero. Nta handi hari umunezero ni mu nzu y'Imana. Uwo munezero tuwubonera muri Kristo, niwe mahoro yacu. Undi mudugudu witwaga Ramoti, bisobanura hirengeye. Kandi Kristo yari yabyivugiye ati nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Undi mudugudu witwaga Beseri, bisobanura inkomezi cyangwa se imbaraga. Kandi Kristo nk'uko umuntu w'Imana Pawulo yabivuze ati tukiri abanyantege nke, Kristo yapfiriye abanyabyaha. Nshuti kandi bavandimwe, iriya midugudu hari ikintu twigisha muri iyi minsi ya none, ifitanye isano cyane cyane n'aya magambo Dawidi yavuze ati narishimye ubwo bambwiraga bati tuzamuke tuje mu nzu y'Uwiteka. Buri mudugudu wose wabagura hirengeye ku buryo kugeraho byari byoroshe. Yari inzira umuntu wese naho yaba umuswa yagombaga kuyimenya. Nuko iyo nzira nta handi igana, ni mu nzu y'Uwiteka aho duhurira na Kristo. Undi mudugudu wahoraga ukinguye amarembo uhereye mu gitondo ukageza mu kindi gitondo, uhereye saa sita z'ijoro ukageza indi saa sita z'ijoro. Iyi midugudu yahoraga ikinguye. Ni nacyo Kristo yavuze ati ngaho yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Iyi midugudu nanone yahoraga iteguye, irimo ibyo kurya, irimo amazi yo kunywa, irimo ibyo kwambara, irimo aho kuryama. Gatozi wabaga yishe umuntu atabigambiriye yafumyagamo akiruka, ntiyasubiraga iwe ngo abanze atware imyenda ye, abanza atunde ku bintu bye, ahubwo yarirukaga kuko yagendaga asize byose. Kandi nibyo Kristo yavuze igihe abwiraga ba Petero ati nuko mwebwe basize byose mukankurikira nzabakubira incuro 100 mbahe n'ubugingo buhoraho. Narishimye ubwo bambwiraga bati tujye mu nzu y'Uwiteka. Byose birahaboneka. Iyi midugudu nanone buri mudugudu wabagugoswe n'inkike, aho umuntu iyo yawugeragamo yabaga atuje rwose, akicara akagereka akaguru ku kandi kuko yabaga ari mu gihome. Ngo Uwiteka abambisha amahema kugota bamwubaha. Niwe gitare gikomeye, niwe gihome kidukingira. Nanone iyi midugudu buri mudugudu wabaga mu mutambyi mukuru. Uyu mutambyi yahoraga batambira ku bw'ibyaha byabo. Iyo babaga bashaka guhura n'Imana niwe wabahuzaga nayo. Nuko natwe hano mu nzu y'Uwiteka dufite Kristo, ni umutambyi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Nuko kandi buri mudugudu wabaga witeguye kwakira abantu bose, haba umunyamahanga wabasuhukiyemo, haba umwisirayeli, uwo ari we wese yajagayo ntawasubizwaga inyuma. Nicyo gituma Kristo ari umwami w'Abayuda n'Abagiriki, ari umwami w'abirabura n'abazungu, ari umwami w'abera n'abirabura, ari umwami w'ab'indimi zose, amoko yose n'imiryango yose, izina rye rishyirwe hejuru. Nicyo cyatumye umuntu w'Imana avuga ati narishimye
ubwo bambwiraga bati tuje mu nzu y'Uwiteka. Mu nzu y'Uwiteka za nsika Satani yashize hagati yacu zidutandukanya ziba zakuweho, twese twabaye abantu b'Imana. Mu nzu y'Uwiteka tuhabonera amahoro adashira. Hari byinshi nje nawe twaboneye mu nzu y'Uwiteka. Umuntu mu nkiko z'isi mu bihugu bitandukanye ashobora kurengana, ariko mwibuka umuntu w'Imana Kristo Yesu yaraburanye ahera nijoro mu gicuku, araburana ageza mu gitondo, urubanza rurambikana rugera kwa guverineri, maze baricara baravuga bati nta cyaha tumubonyeho, ariko batanga itegeko ngo nibamubambe. Nuko rero Yesu aza barenganira mu nkiko zo mu isi, aho ubutabera bwazimiye, ubutabera bwacu buri mu nzu y'Imana. Nanone mu nzu y'Uwiteka tuhabonera byinshi. Muribuka Kristo yanzwe na bose. Ushobora kugira ubukene bw'amafaranga inshuti zikagushiraho, ushobora kugira ubukene butandukanye inshuti zikagenda, amadeni ya banki ashobora kugusatira n'uwo mwashakanye akakwihakana. Mwibuke ko Kristo nawe yanzwe na bene se, kugeza ubwo yahagaze imbere y'iteraniro rinini, baramwerekana bati uyu ni Kristo umwami w'Abayuda, naho uyu we ni Baraba, ni igikenya, yishe abantu, n'ubu ngubu yarafunzwe azira ibyaha yakoze. None murahitamo nde? Nuko bose bahitamo Baraba wari umunyabyaha. Nuko iyo abantu bose bagutereranye ntawe ugucira kari urutega, Kristo ntagira isoni zo kukwita mwene se. Ni inshuti yawe ibihe byose, wakennye cyangwa wakize, wabuze amafaranga cyangwa wayabonye, Kristo akomeza kuba inshuti yawe. Izina rye rikomeze gushirwa hejuru. Nanone Kristo akomeza kuba inshuti yacu igihe duhuye n'imibabaro itandukanye. Umuntu ashobora kubabazwa n'umubiri. Yemwe Abanyarwanda baciye umugani bati umubiri ubyara udahatse. Indwara nyinshi zabaye ibyorezo, za diyabete, za asima, za sida, n'ibiza kanseri, yemwe n'izindi zose zishatse ziza igihe cyose zibonye. Umubiri wacu urahangayitse. Yemwe ibyigisho byigisha kwitungira amagara mazima, ni nayo mpamvu tubikunda cyane, ngo ahari wenda tubone ko twabona akanya gato ko kuruhuka. Ariko Kristo yigeze gukubitwa ibiboko, arasonza, ababazwa n'umubiri. Mwibuke cya gihe yabize ibyuya bivanze n'amaraso. Nuko umuntu wese ubabajwe n'umubiri, umuntu wese ufite indwara y'icyorezo utegereje gusa gupfa, Kristo na n'ubu ni inshuti ye. Arashaka kumuha amahoro yo mu mutima, kandi ku iherezo tukazabana ubuziraherezo. Ndetse Kristo yakomeje kuba inshuti y'abatuye aho badashaka. Yemwe umuntu wese aba yifuza gutura ahantu heza. Abantu bakomeza kuzenguruka mu makaritsiye atandukanye ngo babone aho ubuzima burushijeho kuba bwiza. Niyo mpamvu ubona abantu bahora babunze akarago ku mutwe, maze akakodesha inzu hano, bwaca akahimuka akaja hariya, bwaca akahimuka akaja hariya, ashaka aho gutega byoroshye, ashaka aho gutaha saa sita, yegeraho ishuri ry'abana. Ariko Kristo we igihe yimukaga yarenze amarembo y'ijuru, maze aza mu isi y'umwijima kugira ngo njye nawe dukizwe. Nuko Kristo akomeza kuba inshuti yacu. Ndetse njye nawe dushobora kuba tubabajwe cyangwa tutanejejwe n'ibizamini tuzakora. Ndavuga abanyeshuri cyangwa abashaka akazi, ibizamini byose bakoze bagatsindwa. Ariko Yesu nawe yageragejwe muri byose, keretse ko atigeze akora icyaha. Umuntu wese nanone ashobora kubabazwa n'uburwayi, akababazwa n'ubuzima bayemo, akababazwa n'uko rubanda bamufata. Ariko Kristo ibyo byose ntiyarabyitayeho, yahoraga abwira Pawulo ati ubuntu bwanjye buraguhagije. Nta mugayo.
igihe umuntu w'Imana Dawidi yavuze ati narishimye ubwo bambwiraga bati tuje mu nzu y'Uwiteka. Nanone umuntu ashobora kubabazwa nuko inshuti zigenda zimushiraho uko bukeye nuko bwira. Umuntu ashobora kubabazwa nuko abavandimwe bagenda bagabanuka, ariko Yesu ibyo ntabireba kuko yasezeranye kuba inshuti yacu iteka ryose. Maze igihe umuntu w'Imana yavugaga ati narishimye ubwo bambwiraga bati tuje mu nzu y'Uwiteka, yageze aho akiri kuri uyu murongo maze aravuga ku murongo wa kabiri ati Yerusalemu we, ibirenge byacu bihagaze mu marembo yawe. Yaranezerewe cyane, yarari mu bitekerezo by'umwuka, yari yarabonye abami n'ibikomangoma bamusura i Yerusalemu ari umwami. Yari yarabonye abami bose yatsinze bamutura amaturo, bazana amakoro, bazana ifeza n'izahabu. Ibi byose byaramunejeje. Yari yarabonye azana abagore 2, 3, 4, 5, ibyo byose byaramunejeje. Yari yarabonye mu isi yariho icyo gihe nta wari ufite imbaraga nkize, kuko ibihugu byose yateraga yarabitsindaga, yari yarabaye icyamamare n'ikirangirire. Ariko icyamunejeje ni kimwe gusa, ni igihe yabonaga ijambo rimubwira ngo tujye mu nzu y'Uwiteka. Nicyo cyatumye avuga ati Yerusalemu, ibirenge byacu bihagaze mu marembo yawe. Nshuti kandi muvandimwe, hano mu nzu y'Uwiteka tuhabonera byinshi. Mu nzu y'Uwiteka tuhabonera amahoro adashira. Mu nzu y'Uwiteka tubona urusaku rw'ibibi rucecetse. Mu nzu y'Uwiteka niho twongererwa ibyiringiro. Hari umuhanzi umwe waririmbye ati ngaho ibaze iyo tubaho mu isi tudafite ibyiringiro, mbese ubuzima bwacu bwari kuba bumeze bute? Bwari kuba ari ubuzima budafite igisobanuro, bwari kuba ari ubuzima budafite icyo buvuze. Ariko ubuzima bwacu bufite igisobanuro kuko twageze mu nzu y'Uwiteka. Izina ry'Imana rihimbazwe cyane. Mu nzu y'Uwiteka tuzakomeza kuhabonera byinshi. Yesu mw'uyu munsi arashaka yuko tumusanga tukabana nawe mu nzu ye, kandi arashaka kuba umwami w'umutima wacu. Arashaka guturana natwe, arashaka kuduha amahoro adashira, arashaka kuturinda ibibi byose, kandi iherezo akazatujyana mu bwami bwe. Ni bangahe muri iki gicamunsi bashira ibiganza byabo hejuru bati natwe turishimye kuba mu nzu y'Uwiteka? None uwo mwami w'abami naza ature mu bugingo bwacu. Mushira ibiganza byanyu hejuru. Reka mbasabe muhaguruke. Nsaba abakuru b'itorero bo batera intambwe baze duhagararane hano imbere. Basabe bihuse batera intambwe baze hano imbere. Maze nanone ngihagararanye nabo hano imbere, nsaba undi muntu wese wumva yifuza guhagararana n'aba bakuru b'itorero hano imbere, maze bakamushira mu biganza by'Imana bati napfapfanye imyaka myinshi, noneho ndaje. Ndashaka kuba mu nzu y'Uwiteka ibihe bidashira. Ndashaka guturana nayo ikaba Imana yanjye, nanjye nkaba ubwoko bwayo. Nuko umuntu ufite icyo cyifuzo nawe natera intambwe aze hano imbere, duhagararane n'abakuru b'itorero maze tumusabire umugisha, tumushire mu maboko y'Imana. Nuko uwaba ahari muri iri teraniro natera intambwe aze hano imbere. Nibwira ko ari we abakuru b'itorero bahagurutse baje kwakira. Niba urimo, waba umudiyakoni, waba umwizera, waba umuririmbyi, waba umushitsi, tera intambwe uze hano imbere maze dufatanye gusenga. Dawidi yaravuze ati narishimye ubwo bambwiraga bati tuje mu nzu y'Uwiteka. Ati Yerusalemu, ibirenge byacu ubu byarangiye bihagaze mu marembo yawe. Bihahagaze ubutazasubira inyuma, kuko inyuma iyo twaturutse ni habi, ibibi byose niyo biri, ariko mu nzu y'Uwiteka hari byose, kuko uhoraho Yesu Kristo atubereye mwiza kandi ni umutambyi iteka ryose. Reka ndebe undi muntu wumva ari muri iri teraniro ariko ashaka gutera intambwe ngo aze hano imbere maze tumusabire.
nshuti kandi bavandimwe, hari agatekerezo njya nkunda kuvuga nakumviye mu iteraniro nk'iri ngiri. Umwana umwe w'umunyeshuri ngo yari umuswa mu ishuri, ibintu byose bimutsinda, akadubura buri gihe. Maze ariko nimugoroba aho gukora devoir cyangwa homework, agatera agapira bukamwiriraho. Maze akaza ari gusesera mu nzu, ari gushugunda. Maze none ejo mu gitondo agapfuruka akaja ku ishuri. Maze igihe kimwe mwarimu ari kwigisha, maze barataha, maze gusezerera abanyeshuri. Uyu mwana noneho ataha kare. Mu mateka ye niho bari babonye ngo ageze mu rugo saa 11. Baramubaza bati none ko atashe kare byagenze bite? Arababwira ati hubwo nabaye umuhanga. Hari ikibazo mwarimu yabajije, ndeba mu bahanga mbona cyabatsinze. Ngo maze nshira hejuru abari njye ugisubiza. Ngo mwarimu nkora mu ntoki, aturi umugabo nta nubwo uzongera kudubura. Maze noneho babyumvise, ababyeyi be baranezerwa, bati icyo kibazo ni ikihe? Tisi mama bamubajije mara ya 5, bamubajije mara ya 7 ko ari yije komera. Maze uyu mwana ati ndabibabwira tumaze kurya. Maze nimugoroba bakomeza kugira amatsiko kumenya ikibazo abahanga batsinzwe, akaba ari ugisubiza. Maze bateka vuba vuba, bamaze kurya baricara, bamugurira biswi, imikati, amabombo. Maze baramushima bati ngaho tubwira ikibazo watsinze, abahanga bananiwe. Maze arababwira ati mwarimu yinjiye mu ishuri, afashe ukuboko agakobwa kari kurira. Arabaza ati ninde wibye ikaramu y'abandi? Ngo maze ndeba mu bahanga mbona kirabatsinze. Ngo maze nshira hejuru inti ninje. Ngo maze ati wayimusubiza? Ngo nuko nkora mu mufuka ndayimuhereza. Mwarimu nkora mu ntoki. Atubaye umuhanga, nta wundi muntu uzongera kukuja imbere, ntuzongera no kudubura. Kugeza ubu ikibazo cyananiye n'abahanga n'ukwemera icyaha, ngo ashaka ubutabazi. Ariko uyu mwana yatsinze ikibazo cyananiye n'abahanga. Uyu undi muntu wagitsinze ni igisambo cyari ku musaraba, cyitegereje kigenzi cyacu, maze kiramubwira kiti jahu, twe tubambwe kubw'ibyaha byacu, naho uyu ni umukiranutsi nta byaha agira, atahubwo uzanyibuke mu bwami bwawe. Maze uhereye ubwo Kristo aramubwira ati ndabihamya ko tuzabana muri paradizo. Mbese ntiwatera intambwe ubwo wumva warapfapfanye imyaka myinshi, ariko ubu ugahabuka ukiyizira mu nzu y'Imana, ukaza mu nzu y'Uwiteka, ukabana nawe, ngo injira uzarindwa rwose mu bana karamata. Niba uri aha ngaha, tsinda ikibazo cyananiye n'abahanga, utera intambwe wiyizire hano imbere, maze ikurinde, ikubera umwungeri, maze ibane nawe ibihe bidashira. Wakoze we mukunzi wa radiyo ijwi ry'ibyiringiro ivugira kuri FM 106.4 kuba wabanye natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ikibwirizwa twumvaga cyagiraga kiti narishimye ubwo bambwiraga ngo nze mu nzu y'Uwiteka. Ni isomo kandi riboneka muri Zaburi igice cy'122 umurongo wa 2. Umubwiriza ni musaza Schadrack Habanabakize. Yagarutse ku munezero wo kuba mu nzu y'Imana, haba mu bihe byashize ndetse no mu bihe by'ubu. Mwese Uwiteka akomeze kubana namwe, kandi mujye muhora mu nzu y'Uwiteka, umutima wanyu utekereza mu nzu y'Uwiteka. Ibyo muhigira n'ibyo muhumvira bibi by'ingenzi mu guhindura imitima yacu, dukomeze kwitegura kujya mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze cyane. Njye wagufatiye iki kibwirizwa kandi nkaba nakikugejejeho ndi Celestin Habimana. Ijambo ryawe Mana niryo rituyobora. Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Kandi uyoborwa naryo ntabwo azarindagira. Uwo wari umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro.